mana iri hejuru y'imana zose, mana ifite ubutware buri hejuru y'ubutware bwose, mana ifite imbaraga ziri hejuru y'imbaraga zose, mana y'imbabazi nyinshi, mana y'impuhwe nyinshi. Turagushimye kubera ko uri Imana idukunda, turagushimye kubera ko uri Imana itugirira imbabazi, turagushimye kubera ko uri Imana yatanze umwuka wera kugira ngo uru rugendo niturukorera mu mwuka ntituzananirwe. Umwuka wera abananiwe ubongerera imbaraga, udusure muri iri teraniro, ukomeze utugenderere, ijwi ryawe ryumvikane, imbaraga zawe zikomeze gukora, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Egira ngo muri uyu mugoroba dushimire Imana, duhaye iteraniro ryiza nk'iri ngiri, tuyikomere mu mashyi, Imana ikuye icyubahiro, Imana ishimwe. Negira ngo turebe ijambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 15, turasoma umurongo wa 19 dusome n'umurongo wa 20. Abaroma igice cya 15, turebe iri jambo riboneka kuri uyu murongo wa 19 n'umurongo wa 20. Aravuga ngo yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ivyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukageza muri Iluriko. Kandi nashishikariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Kristo ritari ryamenywa, ngo ntubaka ku rufatiro rwubatswe n'undi, twikirize amen. Kuri uyu mugoroba tugiye kureba kubatizwa mu mwuka wera nk'urufunguzo rw'ububyutse mu itorero. Nta mwuka wera, nta mubatizo w'umwuka wera, ntabwo itorero ryagira ububyutse, ahubwo habaho gahunda zisanzwe zo mu rusengero ariko zitari mu impemburo y'umwuka wera. Niyo mpamvu tugomba kuganira cyane umwuka wera, kandi mwege mwicaye neza murimo muranareba hano ukuntu handitse, haravuga ngo umuriro wa Pentekote uhore waka ku gicaniro ntukagire ubwuzima. Kugira ngo uhore waka ni umurimo w'umwuka wera. Kwaka rero nibwo bubyutse, niho imbaraga ziri. Ikindi murabona ko Pawulo kugira ngo Imana imukoreshe yabanje yamuhaye amagambo, imuha imirimo, imuha imbaraga z'ibimenyetso bikomeye, imuha no gukora ibitangaza, imuha n'imbaraga z'umwuka wera. Ivyo nibyo byamubashishije ahera i Yerusalemu, arazenguruka aragendagera n'ahitwa za Iluriko, ahantu mu tundi tudugudu two hirya aho ngaho hose yarahageze. Kandi ubuhamya atanze avuze ko yashishikariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Kristo ritari ryamenywa, kugira ngo atubaka ku rufatiro undi yubatse. Ibyo rero nta kindi cyabigushoboza kereka imbaraga z'umwuka wera. Iyi Imana iguhamagaye iguha imbaraga zo gukora ibyo iguhamagariye. Iryo ni ihame rya mbere. Iyi Imana iguhamagaye iguha iki? Iguha imbaraga zo gukora ibyo iguhamagariye. Kugira ngo iri jambo turyinjiremo neza, hari ingero ebyiri ngiye kubaha. Murebe mu isezerano rya kera, umwami wa mbere witwa Sawuli. Murasanga ibintu ngiye kubabwira mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10. Muharebe igice cya 10, igitabo cya mbere cya Samweli mu gice cya 10 umurongo wa mbere. Aravuga ngo nuko Samweli yenda imperezo y'amavuta ayamusuka ku mutwe,
aramusoma aravuga ati mbese byose ibyo byerekana ko Uwiteka akwimikishije amavuta ngo ube umutware wa gakondo ye. None ubu numara gutandukana nanjye uraza gusanga abagabo babiri ku gituro cya Rasheli mu rugabano rwa Benyamini i Serusa, barakubwira bati indogobe wari ugiye gushaka zarabonetse, kandi noneho so nta gihagaritse umutima w'indogobe ahubwo hagaritse uwawe. Araho aravuga ati noneho iby'umwana wanjye ndabikika nte? Maze nutirimukaho ukagera ku giti cy'umwera w'i Tabora, urahurirayo n'abagabo batatu bazamuka bashengerera Imana i Beteli. Umwe ahetse abana b'ihene batatu, undi yikoreye amarobe atatu y'imitsima, undi yikoreye imvumba ya vino. Barakuramutsa, baguha amarobe abiri uyakire. Maze uragera ku musozi w'Imana aho ingabo z'Abafilisitiya ziganditse. Nugera muri uwo mudugudu urahurirayo n'umutwe w'abahanuzi bamanukana na Nebero n'ishako n'imyironge n'inanga, bibagiye imbere bava mu rusengero rwo ku Kanunga. Urasanga bahanura. Umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo uhereko uhinduke ube umuntu mushya. Uhereko uhinduke ube umuntu mushya. Ntushobora kuhinduka umuntu mushya nta mwuka wera. Ibi bintu nabisomye mwumve. Samweli yari afite iyerekwa ridahusha, yari afite iyerekwa. Arangije kumusuka amavuta aramubwira ati ariko nawe ubwawe ugomba kubona ibimenyetso bigaragaza ko Imana ko iguhamagaye. Ubu rero numara gutandukana nanjye uraza gusanga abagabo babiri bari ku gituro cya Rasheli naho hirya imbere. Ubwo niko yarimo amuyobora. Aba bagabo rero baraza kukubwira ngo ubuso nta gihangayitse, nta gifite ikibazo cy'indogobe, ahubwo ahangayitse kubera wowe. Niwegera imbere uraza kubona abandi bagabo batatu. Umwe yikoreye ihene eshatu, undi afite amarobe y'imitsima, undi afite imvumba ya vino. Ntiwirirwa uvuga, baraza kuguha amarobe abiri y'imitsima uyakire. Burya Imana ijya imenya n'ibyo dukeneye ikabiduha tutanabisabye, kuko Imana ijya iturebera. Haleluya. Nugera imbere rero uraza kugera hano ku musozi w'Imana. Aho kandi kuri uwo musozi hari n'ingabo z'Abafilisitiya. Mwumve namwe hari abantu b'Imana ariko n'Abafilisitiya bari hafi aho ngaho. Nari ndimo mbaza Yesu ndamubwira ariko ahantu wadutumye ko wagoye, niburiya tuzakora umurimo gute? Cyo wabwiye abigisha ukababwira ngo mbatumye nk'intama hagati y'amasega aseka. Kandi nta nubwo yadutumye ku ruhande wenda ngo ujye ugenda uyacunga, wenda ninyura hariya nawe unyure hariya. Ahubwo yadutumye hahehe hagati nyine ariyo kugose kandi arumana. Ubwo ni ukuvuga ko bigoye. Urumva ku musozi w'Imana n'Abafilisitiya barahari. Ariko nanone uraza guhita ubona iteraniro rero. Hari abahanuzi, hari umutwe w'abahanuzi, itsinda ryabo bo barimo barasoza iteraniro. Ariko kubera umwuka mwinshi bafite Neberu, bafite ishako, bafite n'inanga, abacuranzi babari imbere. Haleluya. Imana ishyigikira indirimbo cyane. Nene nabibabwiye ko Imana ibatiza n'abantu mu mwuka wera binyuze no mu munanga. Abo barimo bacuranga rero nibo bari imbere y'umutwe w'abahanuzi. Uraza gusanga barimo bahanura. Ntugire ubwoba, abo ngabo begere. Numara kubegera uraza nawe guhanura. Numara guhanura uraza kuba umuntu mushya. Iyi guhamagaye iguha ibikoresho. Nkuko umukozi iyo umuntu afite umurima yoherejemo abahinzi abahiki isuka. Imana nayo idutumye mu itorero imenya ikintu tuzakoresha isuka yacu n'imbaraga z'umwuka we. Numara kuba umuntu mushya rero
ntuhite wibwira yuko byuzuye. Mwumva ikintu gikomeye cyane. Kandi ibi bimenyetso nibigusoraho ugenze uko bikwiriye, kuko Imana iri kumwe nawe. Hari abantu babona ibimenyetso bisohoye nibagenze uko bikwiriye. Nibigusohoraho ugenze uko bikwiriye, ngo kuvuga ngo ntiwirate, ukomeze wiyoroshye. Nubona biri gusohora uko nakubwiye, uramenye ugenze uko bikwiriye, kubera ko Imana iri kumwe nawe. Kandi hari ikintu usabwa. Urasabwa iki? Kandi uzantange kugera Igirugari, nanjye nzagusanga nje gutamba ibitambo byoswa n'ibitambo byishimwe yuko ari amahoro. Uzagumeyo iminsi 7 untegereje, kugeza igihe nzaza nkagusobanurira icyo ukwiriye gukora. Iminsi ngahe? Mutegereze bene data. Ntabwo imbaraga z'Umwuka Wera no kumva ijwi ry'Imana ari ukwinyebya mu rusengero. Ni ugutegereza. Ushobora kubona igitangaza kimwe, wenda uhuye n'abagabo koko 3, umwe yikoreye ihene 3, undi afite amaroba 3 aguhaye 2 nk'uko byahanuwe, kandi n'undi yikoreye imvumba ya vino, byose biri guhura. Wanahanuye, ariko ugomba no gutegereza icyo ugomba gukora. Uzanegereze iminsi ngahe? 7. Niho uzamenya icyo ugomba gukora. Reka rero Sawuli agende. Sawuli aragerageza. Ku munsi wa mbere arategereza, ku munsi wa kabiri arategereza, ku munsi wa gatatu arategereza. Aho Samweli ari kumupima ngo arebe yuko koko yihanga. Ku munsi wa gatandatu arategereza. Abantu bari kumwe rero batangira kumushiraho. Ntago igipimo ari abantu bagiye, burya igipimo ni umwuka waba ugiye. Hagaraba abona abantu bati uwo muhanuzi se ari ngo atambe igitambo ko yatinze. Abonye abantu bagiye aravuga ati ariko umwuka ntandiho, simfite ibimenyetso, igitambo ndagitanga kiwe. Ubusariye umuntu aragenda agatinda, kandi ubwo yacitse intege ku munsi wa 7. Nuvuga ngo yananiwe habura amasaha. Abwira abantu ati mutunganye igitambo n'ubundi byaza gukora ndabizi. Ahita afata igitambo, ahita bagitunganya, ahita comeka ku muriro, kuko cyari igitambo cyose ko kigomba gukongorwa n'umuriro, umwotsi ukazamuka imbere y'Imana. Akirangiza rero Samweli n'ikanzu ye ahitaza. Protokole yiwe ihita imubwira ngo Samweli araje. Abantu benshi bananirwa hari hageze ngo batabane. Igihe cyo kugira ngo Imana imugire neza cyari kigeze, ni wacomeka igitambo. Protokole ti araje taraje. Urasoza iteraniro se gute kandi ari we mukuru aje? Urasobanura ute ko wakoze ibintu utagombaga gukora? Jewe ndamubwira yuko yatinze. Ntago ariyo gahunda yaramubwiye tuzantegereze. Kindi ndamubwira yuko hano hari ingabo z'Abafilisitiya barimo bashaka kuza kuntera. Ikibazo sabanze, ikibazo no kumvira Imana. Ahita azarana kumuramutsa, asanga Samweli nawe yamenye ibibaye, atamubwira ati ibyo urimo nibiki? Nibiki wakoze? Wafutitse. Kubw'ibyo wakoze Imana yari igiye kukwemerera ubwami bwawe ko bukomera, none ubwami bwawe ntibugikomeye. Ikindi Imana isitoranya umwami. Igihe wacanaga igitambo Imana yari irimo nayishyiraho undi mwami. Imana irambwiye ngo yiboneye undi muntu ufite umutima umeze nk'uko ishaka. Ibyawe birangiriye aha. Ni ukuvuga ngo Sawuli yabanye n'Imana iminsi 7 gusa, ayobora imyaka 40 atari kumwe n'Imana. Yakiranutse icyumweru kimwe. Muri iyo myaka 40 Imana ikemura ikibazo, kuko Sawuli yagiye hari abantu babishaka, noneho Dawidi wajyaho ari uko Imana ibishaka.
uw'Imana rero yateguye ntimushyira ku murimo itamuteguye. avuga iti ntabwo turi buhubuke, noneho tugiye gukora ibintu twitonze, uzaba umwami ngiye kumutegura. Dawidi yateguwe imyaka 40. umuntu ukorera Imana neza ni uwateguwe mbere. ibi mubona abantu baba bashaka gukorera Imana, Imana ishaka ko ubanza ugategurwa, ikaguha ibikoresho uzakoresha. Kwari igihe umuntu aza akagira ngo umurimo wa alitari n'uw'icyubahiro, akagira ngo kubwiriza gutya wenda nibyo ashaka, cyangwa tuwajya nanjye muri korari akihuta atarategurwa, yagezeyo biramunanira. hari n'uheruka kuza gufata Bibiliya ngo asome, ntarategurwa, ntaranahabwa ibikoresho. kandi mwumvise Pawulo ko Imana yamuhaye, cyambere yamuhaye icyo avuga, yamuhaye ijambo. cya kabiri yamuhaye imirimo, uko avuga ni nako akora. cya gatatu yamuhaye imbaraga z'ibimenyetso bikomeye, yamuhaye gukora ibitangaza, yanamutsindagiye mu Mwuka Wera. iyo umeze utyo rero ugomba gukora, ntabwo ari uko wabatijwe, nta nuko wemeye kuza mu itorero bikwemerera gukora. ubundi yaraje aravuga ati nanjye ndi bubwiriza ubutumwa, bwira pastor ati nanjye mpijambo kindi gusha zirantwika. iryo jambo rigutwika se ukanyagwa we, ko ndeba udashya nashize ntatokombeye, wowe rigutwitse se mufiki byanyoteje. ijambo rimutwitse gute? ahita pastor avuga ati reka nanjye muhe umwanya wa mugana adashya koko. haraza ati dusome abura aho asoma. kandi ngo ryageze gute? byatokombe. aho agapapuro yagombaga gusoma kari kizingiye muri Nahumu. ahashize iminota 5 aza kukabona, arangije ahita yimyoreza kuri alitari hano, kari kizingiye muri Nahumu kiko gatsindwa. itorero ritari mwita ngo kizingiye muri Nahumu. namwe rero muamucunga ikosa aho ribaye, ako gakosa niko kagenda. bajya kuza ngo dore wundi kizingiye muri Nahumu. kandi yashaka gusoma cyane ngo yahiye, ariko natabona agapapuro ntacyabona. ariko y'Imana yaguhaye, haleluya. nta nubwo bakubwira ngo uhita uvuga ngo barantunguye, kuko uba ufite ibintu. ntago bakubwira ngo muririmbe nawe uvuga ngo ntago narepese, indirimbo ziba zihari. ntago bakubwira ngo wigishe ngo uvuga ngo none se ubu nzavuga ibiki, biba bihari. iguhaye iguha impamba, iragutsindagira. mumere Imana icyubahiro we, haleluya. ntabwo ushobora kuvuga ngo none se ubu ngubu ko mumpaye iminota myinshi ndavuga iki, iba yaraguhaye. nta nubwo ushobora kuvuga ngo none se ubu ngubu ngo ibisobanuro ndabikura hehe, ndabyigisha nte, Imana iba yaraguhaye. ntabwo buri kivuga, ntabwo ujya kwigisha ngo wigishe. aroruka kubwiriza ubutumwa, arimo abwiriza itorero ry'Imana, abigisha iby'ifumbire y'inkoko. ifumbire y'inkoko, abaye goronome, abaye bino y'abakristo barero tutaye ifumbire y'inkoko. atari koko se tuhuye n'ikibazo gikomeye cyane, mwizikize ifumbire y'inkoko. no ariko sikibaza umuntu ufite ifumbire y'inkoko kuri alitari y'Imana. tabizino nuvuga ngo niye kibatizwa, ntaranumuka, arashaka nawe kuvuga ijambo ry'Imana. ntaranumuka, nuvuga ntarategurwa, ntaramenya iyo basoma, ntaramenya ibice biri muri Bibiliya, igira ibitabo bingahe. weka da agiye gusoma urindi ngiye kubabwira rero ava ngo dusome ngo muri Yeremiya ibiro 2. aho ntabwo azi ko batavuga ibiro, bavuga ibiki. abakristo baraseka batavuze ibiro, we taravuze ibiro, basetsa agira ngo barafashije. ati muki yashaka twe turirimo indirimbo y'inote y'ijana. kwibaza ibyo bintu, indirimbo y'inote y'ijana ibaho? yashakaga ya yindi y'ijana imwe ivuga ngo nzarimba igitangaza, kuko yakunda gupima ibiro 2 by'ibirayi, bakamuha 100, afata ibiro 2 muri Yeremiya. noneho bakiyashaka turimo indirimbo y'inote y'ijana. ruvuga ngo ibitekerezo by'isi nibyo bimurimo, nta kintu afite, nta gihari. niyo mpamvu ushaka gusanga nta ndirimbo nshya. Imana ishimwe ko muririmba indirimbo nshya mwihimbiye.
kayacunga indirimbo zo kuri YouTube zasohotse ati reka natwe tuyirepete. Hari umwuka wabaho iyanyu. Ntabwo waza hano usanyaga karine ngo twari ibyigisho. Oya, hari umwuka waguha icyigisho cyawe kikamanuka kivuye mu ijuru, kuko Imana yaguhaye, kandi uko yaguhaye siko yahaye nkuriya. Bibiliya tubwira ngo uwo mwuka aha abagutya. Imana ishaka kumva gutya nawe ikaguha kuriya, ariko umwuka numwe. Twikirize amen. Umwuka rero niyabuze ibyo aduha, ahubwo tumushake aduhereze. Ntimugire ibintu bita ubwira. Niyo mpamvu Pentecote yamanutse ariko basenze imisi ngahe 10. Iyo bamanuka ku munsi wa 8 umwuka yari kuza. Sawuli yatambye igitambo, mutambye ari mu nzira. Sawuli arihuta, kandi Samweli nawe ari kwihuta n'ikanzuye aje gutamba, asanga umuhungu ararangije. Tutegereze umwuka we kugeza isezerano rigeze gute. Iyo rero ya kuvuga ijambo rikomeye, iyo Imana iguhamagaye iguha imbaraga zo gukora ibyo iguhamagariye. Iryo hame mwarifashe. Ihame rya kabiri ngiye kubabwira, iyo uyinaniye kubyo yaguhamagariye ikwambura ibyayo ugasigara uri mu bihano byayo. Ndabisubiramo kugira ngo mubyumve kuko ni ihame. Ndasubiramo. Iyo uyinaniye kubyo yagize ite yaguhamagariye ikwambura ibyayo. Turi kumwe twese? Ikwambura ugasigara uri mu bihano byayo. Ubwo Imana ibiguhanira iki? Ibiguhanira ibyo yaguhaye warangayeho. Nufata impano y'Imana, Imana yaguhaye ukayirambika ukayibika ari, ukitwara nabi ku bintu Imana yari yarakubwiye, uzahura n'ingorane z'uko Imana izakurwanya. Nagira mbabwire mwumve Imana neza cyane. Imana muyumve nk'Imana ivana umuntu woroheje hasi kamushyira hehe, munayumve nk'ivana hejuru igashyira. Ubu mwese mufite amasezerano no kuzamuka, sinzana umuyakura. Hari abantu nabwiye ndabaga ni kuki mutura i Kigali, bati Imana yarabivuze. Ariko Imana itanga amasezerano no kuba i Kigali, ntitanga kuba Gisagara. Bakira oya, Imana ntigitanga amasezerano no kuba mu cyaro. Ariko hari umuntu Imana yarehereza Kirehe cyangwa Nyarugu, ahubwo imuvana yari imuzana hehe, ubu murayicaranye. Ariko Imana yanagufata ikakohereza hakurya kubw'umugambi wayo. Ni nk'aba abandi babwiriza ubutumwa ugasanga amatorero menshi ari i Kigali, noneho abandi bihirya mu cyaro babuza ababigisha. Narona abajenese kuki aya matorero muri kuyashaka kuyafungura muri Kigali, mwabuze naho mwubaka isengero, mwagiye hakurya ko hari uturere dufite ibibanza binini, abameya bategereje aba bishop kugira ngo mwubake insengero ko rwose babaha n'ibyangombwa. Bati oya, tutwiga Imana duhamagariye i Kigali. Paulo kandi ngo ntiyashakaga kubwiriza undi uwabwirijwe n'undi kugira ngo atubake ku rufatiro undi yubatse. Kuki mwamushaka kubwiriza ababwirijwe? Mwagiye gushaka abashyashya ko bahari muri Haiti, ko bahari muri Afghanistan no muri South Sudan. Kubera iki mushaka ahangaha? No kubera nta mbaraga z'umwuka. Muyifate gutya Imana, muyifate nk'uko Yakobo yayimenye, ngo abicisha bugufi ibahera ariko irwanya. Niba ufite ubwibone jya hamwe kumurwane, kizakurwanya icyo uteguye ikice, kubera ko kwawe ikurwanye. Wicishe bugufi igushyigikire, wiyoroshe mukorane, wishyire hejuru ikurwanye, utegura ibintu ibyice, uvuga ibintu ibivuguruze, isenye, ivuga ibindi, uvuga ngo njyewe Imana yarampamagaye. Sinaguhamagaye, warihamagaye. Irwanya bibone.
iryo ni ijambo ry'Imana, ariko abicisha bugufi. Iyo rero yaguhamagaye, ntucunge neza ibyo yaguhaye, irabikwambura igasigara uba mu bihano byayo. Uwo ni Sawuli. Sawuli yarwaye indwara y'ibisazi biturutse ku Mana. Ngo mufate ibyanditswe mbibereke. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 15 umurongo wa 14. Samweli aramubaza ati, ariko uko gutama kw'intama kunza mu matwi no guhogera kw'inka numva bigenda biti? Sawuli aramusubiza ati, bazivanye mu Bamaleki kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa, ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe, naho ibindi byose twabirimbuye rwose. Umva rero, abantu bishe itegeko ry'Imana ntibajye babura icyo bavuga. Ahangaha Samweli yaramuhuguye, aramubwira ati, ariko uragira ngo Imana yishimira ibitambo kuruta uko yakwishimira uyumviye? 16 umurongo wa 14 iraje muha ibihano. Icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari yaravuye kuri Sawuli. Mwanze mwumvira ijambo neza. Icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari, murumva yuko ajyaza kanagenda. Ni nayo mpamvu imbaraga za kera tutazizera kuri wowe, ahubwo tuzamanza turebe niba umuriro ko kucyaka. Kuko ibya kera ushobora gusanga yaragiye ugasigara winyeganyeza kandi nta mbaraga zigira. Byararangiye. Kandi mbere byari bizima, ariko noneho bikaza gutokorwa. Byaratangiye neza ariko bikandura kubera ubwira no kutumvira. Icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari yaravuye kuri Sawuli, kandi umwuka mubi uvuye ku Uwiteka wajya gumuhagarika umutima. Ngo umwuka uvuye he? Umwuka umeze ute? Uvuye he? Irwanya bibone. Yesu ko nta mwuka gifite, reka tumwereke yuko gusuzugura. Maze abagaragu ba Sawuli baramubwira bati, dore umwuka mubi uva ku Mana ni uguhagarika imitima. Databuja, tegeka abagaragu bawe bakuri imbere bagushakira umucuranzi w'umuhanga, maze umwuka mubi uva ku Mana no guhangaho ajya gucurangira ukiri. Nuko Sawuli abwira abagaragu bati, nimumushakire umuntu uzi gucuranga neza mumunzanire. Uwo muhungu umwana amusubiza ati, nabonye umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu, ni umucuranzi w'umuhanga, ni umugabo w'imbaraga w'intwari, kandi n'umurwanyi, aritonda mu byo avuga, ni umuntu w'igikundiro, kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Uwo ni Dawidi. Uwo yajyaga aza agacuranga, noneho mu gihe aguye igicuri, mu gihe yasaze, uzi gusarura umwami. Kandi ntabwo ari ibisazi biturutse kwa Satani, ni Uwiteka urimo murwanya. Wajya kuvuga ijambo kavuga ibitari ryo, yajya gutegeka agategeka ibitari byo. Abagaragu batari, uyu mwami w'umusazi turamugira washakira muri miziki, ubuse turatunga umwami wasaze. Murumva atari ikibazo? Dawidi yababonye akazi rero, ashafata Nebeli, fata inanga, noneho kubera ko yiguhamagaye iguha igikoresho ikaguha n'imbaraga, acuranga ibivuye ku Mana, noneho ya myuka mibi igahita igenda, undi agakira. Komeza ndumva nkize. Imana ishimwe. Ene data, yo ntabwo mbisoma. Ariko Samusoni yamaze gusinzirira ku bibero byande bya Delila, bamwogosha imisatsi. Delila yari yabwiye Abafilisitiya hafi ati,
nindangiza kumwogosha ndambwiye ibintu biri mu mutima we byose. Umva noneho biraraza, mube hafi n'amafaranga yanjye. Bari bamwemereye amafaranga, mube hafi namurangije. Samson wapfa, Abafilisitiya baraje ngo noneho ngo akanguka ngo baziko ngo agiye kongera kugira nka mbere z'igihari. ngo Bibiliya avuga ngo noneho ngo ntiyarazi ko Uwiteka yamuretse. Umwuka yagenda, kandi Samson we yarabanaga n'Imana ariko amena ibanga. Wakoze icyaha ntibikunda. Narindimo nibaza abantu bagane kubishoboka bite, mubishoboye mute kuririmba, ushoboye gute kubwiriza warasambanye, ubishoboye ute? Dawidi byaranze, yakoze icyaha, agiye kuririmba indirimbo arayibura, agiye gucuranga bura amanota. Yarazi gucuranga neberu, yarazi no gucuranga ishako, yarazi no guhimba ibisigo. Yarafite impano 5 muri korari yiwe, yabagamo baririmbyi 488. Harimo 248 bayoborwaga n'umuririmbyi w'umuhanga cyane witwa Asafu, ayobora ijwi rya gatatu. Asafu 248 nibo bayoboraga ijwi rya gatatu. 400 bose Dawidi yazaga kuririmba. Asafu agahita ashyiramo ijwi rya kabiri, Yedutuni agahita ayobora ijwi rya kabiri. Babahanga abana bari baraturutse kwa Kora no kwa Kohati mu Barewi bazamura ijwi, Imana igahita ivuga iti iri tereno ndarizamo. Bahimba indirimbo, Imana iti iyi ndirimbo nije nyibahaye. Bayiririmba, Imana ikazi kumva. Haleluya. Umunsi yakoze icyaha agiye kuririmba biranga, ariko aho iki gihe babishobora bati. Agiye guhimba yumva amanota arayamusabura icyo avuga. Kuki utabura icyo uvuga ukakibona kandi uzi ko ufite icyaha? Kuki udahonga mu maso ngo utinye no mu rusengero, aho ukavuga kuri bubishobore? Urumva uri bubishobozwe n'iki? Ko yo nta mwuka wera, hahita haza uburyarya n'ubutekinisi n'ubunararibonye. Ubutekinisi no kwigisha uti ndabizi, ndashaka development, ndashaka introduction, ndashaka amagambo abanza, develope cyigisho ngicemo ibice bitatu, nje gukora conclusion narebyize muri homiletike. Murumva biri buhindure. Bibiliya iravuga ngo Dawidi itajya kurira ati Imana mbabarira, ndemera naturire igihugu cyose mbatumeho mbabwire ko nakoze icyaha, ariko mumbabarire ntumpureho umwuka wawe wera mu bintu byose unkorera. Umwuka wera ndawubuze, ndapfuye, Uwite mbabarira, ntunkureho umwuka wawe wera, nibuze neza. Imana iramubabarira, umwuka aragaruka, arongera arahimba. Duha Imana amashyi, Imana ishimwe. Iyo twemeye kwihana biragaruka. Haleluya. Iyo iguhamagaye iguha imbaraga zo gukora ibyo iguhamagariye, iryo hame muri tahane. Iyo uyinaniye ku byo yaguhamagariye, ikwambura ibyayo ugasigara uri mu bihano byayo. Muri minota nk'itandatu isigaye cyangwa 7, ngiye kubabwira ibyiza by'umubatizo w'umwuka wera kwitorera. Reka mbabwire bibiri uyu munsi dusenga Imana. Icyambere, iyo itorero riyobowe n'abayobozi buzuye umwuka wera, Ananiya na Safira ntago bashobora kuba intumwa. Iyo itorero riyobowe n'abayobozi buzuye umwuka wera, Ananiya na Safira ntago bashobora kuba intumwa. Murabyemeye? Mwabyumvise itorero ry'Imana? Ibyo ni ibyakozwe n'intumwa igice cya 5, mu muhandike muze kuhasoma. Bibiliya ivuga ko kubera intumwa zari zagize success, intumwa zari zakoze ibintu bishimwa bikundwa. Turumvikana? Byiza bikundwa. Noneho mu ibyakozwe mu gice cya 2, igice cya 3 n'igice cya 4 ni imirimo y'umwuka wera. Igice cya 5 Ananiya ati nanjye ndajyayo genda ngiye ngomba kuba pote. Kondisiyo bavuze se mu materaniro
urumva tuzayishobora madamu? Safira atari ko bavuze ko ari kugurisha isambu n'ibintu byose dufite, hanyuma tukagenda tukabaha, ubundi natwe tukabintumwa tugurishe. Barumvikana ati nangeze ndaba intumwa, ati ubwo nyine nayo baratwakirana kuko hari n'abandi bakiriye. Hari n'abandi. Okay, baragenda baragurisha. Bamaze kugurisha basanga amafaranga ni menshi. Aba bati ibintu by'intumwa bitakunda. Urumva umuntu ubu wihamagaye rero, wihamagashaka n'izindi mbaraga mu Egiputa, ifarashi hirya aho ngaho, n'undi uzamutabara nibipfa ubwo uzantabara. Ariko uwahamagawe n'Imana abari sur et certain ko bitazapfa. Tukimuhamagaye baba bari kumwe. Muzanabaza Yesu ko yadutumye, yaratubwiye ngo mugende mu mahanga yose, mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza, mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, kandi ndi kumwe namwe iminsi ngahe. Yesu yagutuma akagusiga, umperese icyubahiro. Haleluya! Iyo agutumye muba muri kumwe. Safira rero na Ananiya bati no bitakunda, byanze. Ubwo none ninemera kuba umushumba, nemera kuba pasiteri, umwana nabura minerivare, oya niba wemeye yaguhamagaye Imana izanaguhagararaho. Naye babwiye ko iyi Imana iguhamagaye guhagararaho, ariko iyo wihamagaye urimenya. Iyo wihamagaye uzirwanaho, ariko niba Imana yaraguhamagaye n'ikibazo nikivuka mu itorero izaguhagararaho, ikubwire nuko ugikemura. Ariko niba warihamagaye rero uzimenya. Kandi hari bitarangizwe na tekinike, kuko nk'abadayimoni ntiho babaha amafaranga ngo bagende. Abadayimoni ntiho barataha ibiro byawe n'ubwoko bwawe naho uvuka. Abadayimoni se bababwira ko uri umusingakazi, genda umusinga ni mugende, cyangwa bagomba kubona imbaraga zikurimo bakagenda. Safira tuva ayangaya siguro yabika, none uze kuza nyuma wowe urasanga bamaze kunyakira nawe bakwakiriye, none nibizanga ayangaya azajya dufasha. Ahitaza nyine mu kwakira abashya nawe bamugeraho. Sanga Petero, sanga Petero yuzuye. Imana ishimwe ko itwuzuza Umwuka Wera tukanahishurirwa. Kandi narababwiye ngo Imana nishobora gutanga umwuka w'igice iyo udafite na muke, nta na muke ufite. Iyo iguha irakuzuza, iyo itaraguha nta na kimwe ufite. Ufite umwuka muke? Iyo iguha igira ite? Irapakira iduzene. Iyo itaraguha nta na kimwe ufite. Ni nkuko ushobora kumbwira ngo uri umukirisitu gukora ibyaha biki. Tigera ndi umunyabyaha ariko sinkabya, uri umunyabyaha. Ntabwo ibandi yari uwiba miliyoni n'uwiba 500 kuri mituyu nawe uri ibandi. Kuko Imana ifashe urutonde rw'abantu babeshya, hari ubeshya agurishije inzu, hari n'ubeshya ko aza saa 3 akagira saa 4. Ubwo mwese murabeshya. Petero musanga mu mwuka wa gishumba yuzuye. Aramubaza ati Ananiya, isambu ukifite ntiyari yawe? Akiti umaze se kugurisha ibiguzi byo ntibyari ibyawe? Naba natangaye ibikurikira. Niki gitumye Umwuka Wera? Uzi ko baba babeshya Umwuka Wera? Niki gitumye ubeshya Umwuka Wera? Ntiyashubije, yahise agwaho. Bivuze ngo yabeshye ni wamwishe. Niyo mpamvu Petero ntawe uzamurega ko hari umuntu wapfuye, ahubwo ni umwuka wamwiciye. Kandi umwuka ntiwabona ukuntu ushyira dosiye ngo wishane n'iyuti. Umwuka ahita gusubiza ati yarambeshye ndamwica. Ngo nawe rero nta rubanza ruhari. Kandi iteraniro rirakomeza, ni abasore 4 gusa bahita bagenda kumushyingura, gahunda zigakomeza. None se wahagarika iteraniro mujye gushyingura Ananiya?
ubwo nawe waba urwanya umwuka wera wamwishe. Ese mwaririmba muri gushyingura Ananiya? Okay, dukomeze gahunda. Abandi mwakirwa muzi. Niba ntawe undi wakirwa, Yohana nabatubwirije ijambo ry'Imana. Yohana akaba aracometse. Ejo bundi umwami Yesu amaze kutubatiza mu mwuka wera, yaratubwiye ngo duhamye umuzuko. Bari mu mbaraga. Bibiliya ivuga ngo bigishaga umuzuko, bakigisha kugaruka kwa Yesu, bakigisha no kuva mu cyaha. Bavugaga icyaha mu mazina yacyo, umuntu agahita cyumva ati ndakivamo ndakizwa. Ubundi wakizwa utumvise icyaha wakoze cyangwa waba umuyoboke. Abayoboke ntibihannye, ariko abakristo baba babanje kwihana. Madama araza hashize amasaha 3 kubera kuhisha amafaranga byaramugoye cyane. Hashi mutekereza umuntu ukererwa iteraniro amasaha, isubwo yasanga hano murangije ijyakangahe. Sinzi amasaha mukora mu materaniro mba mbona hano ari kubyo usherere usanga fini. Ubwo no gutumenya abaterana ikigoroba ukabari huge. Wasanga hano mwarangije. Amasaha 3 yose nawaza rero kwakirwa. Madame Safira arashaka kuba potre, ariko nibandi murebe rero rugo, umugabo wiba n'umugore wiba, amabanda abiri mu rugo, amabanda abiri, umugore ariba undi nibura hiba n'umwe, mwe yajyaga rurundi, ariko no bombi nama bandi yuzuye. Asa rero asa nyine kwakirwa, tese ari hehe tese umutware ari hehe muskware. Uramenya wari uramenya mukanya uramenya hano umuntu ufite umwuka ntabwo uri bumuteke umutwe. Imana duha umwuka wera we. Haleluya. Ubesha nibibaho kubera kurayisha bareba, uri kubesha byose babikubona kuri radar, nka kuri Elisa bareba haza agenda, abamubona yiba, abamubona teka umutwe, abamubona bihisha, niyo mama zamaza ngo uraturukaki kuko byose ari kubibona. Imana duha umwuka. None ibiguzi umugabo wawe yatuzaniye nibyo koko mwakuye muri iriya sambu? Mama mwijwi ryabo ry'abadamu ye nibyo birahuriramo. Wa mwuka rero ntarobanura ku butoni. Umudamu nawe agomba gupfa kuko n'umugabo ugize ateyo. Uwo mwanya bita bikubitana ko amasaha 3 no gukingura rya birangiye, nabo bagarutse bateraniro barahungu baravunitse. Kandi nta bandi babasimbuye ngo bajyane uwa kabiri, nibo bamujyanye ngo babegeranye imva zibe zituranye. Kuko nimwe muzaho mu bikinguye ubeshya n'undi ubeshya, rero no mu mushyiramo bagende imva ziregeranye. Teraniro ryuzuye umwuka wera. Ananiya na Safira ntago bashaka kuba apotre. Cya kabiri, Imana iteraniro iyo hari ububyutse haboneka guhishurirwa. Ikindi, nta mukene ubabamo iyo hari umwuka we. Nicunge murebe niba hari abakene batuye muri mwebwe. Barimo abakene. Byanditswe biravuga ngo nta mukene wababagamo. Umwuka udafasha, umwuka abantu buzuye udashobora gutuma umenya ikibazo cya mugenzi wawe ngo mve nk'icyawe. Uwo mwuka ufite irihe bara? Muhaguruke dusenge. Bitazirageze. Tubwire Imana iduhe umwuka wera. Muhaguruke narangije. Ntabwo mushaka ko dusenga? Muhaguruke dusenge. Mwese mugira ngo turaraha, muzabisaba pastoro bitugire. Kandi impano z'uwo mwuka usitugambire mwana, ndetse ukize n'abarwayi n'abo bakume Mana yacu, Mana yacu. Hallelujah. Sheto piraste.
yacu haleluya twuzura isi seza ushaka ko Imana yohereza umwuka mu mutima wawe urazamura ibiganza bibiri maze dusenga Imana. Mwami Imana yacu turagushimiye turi muri iri teraniro dusanze umwuka wera akenewe mu itorero ryawe, dusanze umwuka wera akenewe mu bagabo, akenewe mu bagore, akenewe mu basore n'abakobwa, akenewe mu bayobozi b'itorero bawuri cyamushoboshe. Haleluya. Jambo ryawe riratubwira ngo wamuhaye amagambo, umuhereza imirimo, umuha imbaraga zo gukora ibitangaza, umuha ibimenyetso bikomeye, umuha n'umwuka wera. Turasengera abaririmbyi wuzuza umwuka wera mu mitima yabo, turasengera abacuranzi wuzuza umwuka wera mu mitima yabo, turasengera abanyarwanda, turasengera abakozi bawe bari hirya no hino bamamaza ubutumwa bwawe kugira ngo babere amaso itorero ryawe, abashumba, abayoboye umukumbi babere amaso itorero kubera ko babaniya basafira babashaka nabo kuza imbere kandi nta mbaraga bafite, nta kuri bafite. Wohereza umwuka wera kugira ngo tubashe kubaho. Nta bitangaza byakoreka nta mwuka wera, nta mpano z'Imana zaba nta mwuka wera. Mpano zawe turazikeneye, mwuka wera ngwino ukora imirimo ikomeye mu mitima yacu. Uyu mwanya imitima yacu irizeye ku isezerano ryasohora, kuko turakwizeye. Turashaka yuko duhishurirwa umurimo w'umwuka wera, tukamenya ko umwuka wera washinze itorero ari nawe ukwiye kuriyobora, ari ukwiye kuyigiramo ijambo kubera ko ari wowe warishinze. Urakoze Mwami, imitima yacu tugutegereze ntitugire ubwira, imitima yacu igutegereze twihangane. Tugeze ku munsi wa 7 Sawuli byaramunaniye, ariko tuwe gutegereza kugira ngo utaturwanya, kugira ngo utaturwanya, kugira ngo utatureka, kugira ngo utigendera. Uduhe Mwami gucunga neza ibyo waduhaye, kugira ngo nuzu uzaduhembe ko twakoze neza. Tubisabye Imana ibabarira mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen.